Nzambazizina ryawe mana, gendere mu mategeko yawe, nubw'imiraba yisukiranya, nishize mu maboko akiza, nubwo naterwa n'ingabo nyinshi ziturutse impande zose, abakumanywa na nijoro, urantabara bikomeye. Ni wowe Mana yo mw'ijuru, mu kuboko kwawe haba imbaraga, nawagutanze imbere, niyo mpamvu nshinganye muri wowe. Nubwo naterwa n'ingabo nyinshi ziturutse impande zose, abakumanywa na nijoro, urantabara bikomeye. Ni wowe Mana yo mw'ijuru, mu kuboko kwawe hari imbaraga, nawagutanze imbere, niyo mpamvu nshinganye muri wowe. Ndi mu maboko akiza umunezero, niyo n'abandi mu kaga katavugwa, nzavugane. Ndi mu maboko akiza, nubwo naterwa n'ingabo nyinshi ziturutse impande zose, abakumanywa na nijoro, urantabara bikomeye. Ni wowe Mana yo mw'ijuru, mu kuboko kwawe haba imbaraga, nawagutanze imbere, niyo mpamvu nshinganye muri wowe, niyo mpamvu nshinganye muri wowe. Agarutse
yongera kugarura intekerezo zacu no kongera gutera amatsiko y'iby'ijisho ryacu ritarabona ariko twasezeraniwe. Njya ngira amatsiko, kugira amatsiko, umuntu yagira amatsiko y'ibintu atari kureba. Iyo umaze kubibona ntabwo byaba biteye iki, nta matsiko byaba bigiteye. Umugabo umwe witwa Yosefu cyangwa se Joseph Batesi, ufatwa nk'inkingi cyangwa se ufatwa nk'umuntu wari ukomeye mu ishingwa ry'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi, hari principe cyangwa se hari ingamba yari yarafashe akimara kumenya ko Imana ariyo ishobora byose, ayigira nyambere mu bugingo bwe kugeza ubwo umutungo we wose awutanga kubwo kwitegura kugaruka kwa Yesu. Ari umusaza ageze mu zabukuru, yari umuyobozi w'ubwato cyangwa se kapiteni w'ubwato mu nyanja. Hari icyigisho yari yarize kijyanye no kugira Imana nyambere. Mu kanya mu myigisho n'ubundi bamaze kutubwira abagize Imana nyambere. Abo bose bari muri muvoma ya Mirere, ari nabwo yafashe icyemezo cyo kugurisha umutungo we, ariko bamufata nk'aho ari iki, nk'aho ari umusazi. Hano muri Amerika perezida wabo wa mbere bajya bavuga ngo ni se wa Amerika. Abandi nabo bafataga Joseph Batesi nk'aho ari se w'itorero, kubera igikorwa cyo yakoraga afite kwizera kandi yereka abantu ko Yesu agize gute, ari bugufi, ko Yesu ari bugufi kandi koko akabibereka, ubona ko nawe bigize gute, bimufataho. Ariko ingorane zaje kubaho, uyu munsi twitwa abategereje kubera impamvu nawe arimo. Ingorane zaje kubaho zabaye izihe? Umunsi n'itariki bari biteguye ko Yesu ari bugaruke, ntabwo byagenze gute, maze abantu batangira kubisekera. Bari abantu batwigishije, bari abantu bagurishije imitungo yabo, bakagurisha imitungo yabo bashaka bavuga ngo Yesu araje. None Yesu agize gute? Abakobanyi bariho? Yego. Uwo mugabo rero Joseph Batesi amaze kubona uko gucika intege, hari ingamba zo yari afite mbere y'uko icyo gihe kigera, icyo yabonaga cyose cyakwangiriza ubugingo bwe yahitaga kireka. Right, amaze kumenya ko inyama ari mbi kandi azikunda, ntabwo yigeze anezezwa no kuzireka, nta nubwo yafashe icyemezo ako kanya. Ngo iyo yabonaga ibyo kurya bije ku meza zitariho, mu gahanga ke hazaga umuhanyari cyangwa se. Ariko Joseph Batesi icyo yabonaga ari kibi, akimara kumenya ko ari kibi, uwo munsi yafataga icyemezo akagira gute, akakireka. Rero ntabwo umubacitse intege, ntabwo yacitse intege, yarababajwe nuko abantu bari kwisekera ijambo ry'Imana kandi ari ukuri, ariko bakomeza gusenga. Uyu mwanya tugiye kwigana icyigisho kitubwira ngo gusenga, kwirinda, kwizera. Gusenga, kwirinda, kugira gute, ibintu bingahe? Bitatu. Reka twongere dusenge Imana maze twinjire mu cyigisho. Imana Data, umuremyi wacu, udukunda, waduhaye amasezerano n'uburyo dukwiye kubaho dutegereje, twitwa abategereje, dufite gusenga, dufite kwirinda, kandi twizeye yuko uzagaruka, twizeye yuko uri umukiza wacu. Ibyo ubidushoboze, nanone wongere ubiduteremo muri aka kanya mu izina rya Yesu. Gusenga, kwizera, gusenga, kwirinda no kwizera. Muri Yakobo mu gice cya 5 uhereye ku murongo wa 7 batanze urugero rw'umuhinzi, uburyo ategereza imbuto agize gute,
ukagenda ukabiba, abahinze barabizi, wenda ni nk'igihe cy'izuba cyangwa se imvura nyinshi, rimwe na rimwe uvuga ngo imvura izabyica, cyangwa se niba ari igihe cy'izuba ukavuga ntabwo bizagira gute, ibizamera, kandi ukabitera uteye urubuto rumwe cyangwa se ishaka rimwe, cyangwa se biterwa n'ubwoko bw'imbuto ugiye gutera, ugatera ufite ibyiringiro by'uko bizera, kandi koko byagira gute, ukihangana, wasonza ukavuga ati nubwo mfite inzara uyu munsi ariko nzeza. Abategereje Yesu rero natwe dufite ibyiringiro abandi batabasha kubona, abatamwizera, ahubwo ibyiringiro bikurimo byo gutegereza uzaza, kandi utazagira gute, utazatinda nk'uko benshi bagira gute babitekereza. Abantu benshi bashobora gutekereza ko uzaza azatinda, kubera ko turi kwiga icyigisho kitubwira ngo gusenga, kwirinda no kwizera. Ndaza gutanga ingero z'abantu bagiye basenga bafite no kwizera. Umugabo witwa Enoki muri Bibiliya dusoma amateka ye, bakunda gukoresha, iyo turi kuganira tuganira ku myaka ye 300, kubera ko ariyo yari ingenzi, ariko yabaye mu isi imyaka 365. 365 ntabwo abantu bajya bayivuga, kubera iki batakunda kuyivuga? Yari afite ubuzima nk'ubwo njye namwe dufite muri iyo 65 bwo kugwaguza, agenda nk'uko natwe tugenda, agera mu buzima bugoranye, yagera aho kubeshya akavuga ati hano nanjye ntako nabigenza, akabikora, akabeshya kugira ngo arebe ko wenda bwacya. Ariko iriya 300 yagendaga nk'uko Imana igenza gute, ku buryo agera mu kibazo akavuga ati Mana ni wowe ubasha gutuma ndenga ahangaha, Imana ikamubashisha akagira gute, akaharenga. 300 rero yabazwe mu buzima bwe, ijya gusoza Imana iramwimura ngo atagira gute, ngo adapfa. Mu buzima bwa Enoki yari atunzwe n'amasengesho, yari ariho kubwo gusenga. Narizi ko wenda hari bimwe mu ikoranabuhanga bibuze kudufasha tukabasha kugenda natwe dusoma bimwe. Amagambo ari mu butumwa bwatoranijwe volume ya 2 page 181 haranditswe ngo nimureke abasore bafatanye n'abakozi bafite ubunararibonye, basobanukiwe n'ibyanditswe, bamaze igihe kirekire bakora ibyo ijambo ry'Imana rivuga. Abantu bagaragaje ukuri mu byabagoraga mu mibereho yabo, bakishingikiriza kuri Kristo uko bukeye nuko bugize gute, nuko bwije, kandi bagasenga Uhoraho nk'uko Daniyeli yabikoraga. Mu gitondo twabyize uburyo Daniyeli yagiraga gute, yasengaga afunguye amadirishya. Daniyeli yasengaga Imana 3 ku munsi, yarazi ko ifite ubushobozi bwo guhugura, ari isoko y'ubwenge n'imbaraga, ukuri nk'uko kuri muri Yesu Kristo, inkota ya mwuka ityaye amugi yombi, niko kwari intwaro y'urugamba. Intwaro yawe y'urugamba ni iyi: ukuri nk'uko kuri mu ijambo ry'Imana, kwari inkota y'urugamba arwanisha. Mu mvugo, mu mwuka no mu mahame, abantu bagize Imana ibyiringiro byabo. Intwaro bagomba gutwara nta yindi uretse iki? Ukuri. Mu gusenga Daniyeli, muribuka igihe babafataga abavuye muri Yerusalemu, bafashe abasore benshi ariko baza gutorana n'abami b'isi n'abandi bantu bose, ntabwo yapfa kugenda bapfe gufata gutya. Barabafashe ariko barabatoranya.
baravuga ati aba ngaba nibo turi kujyana hehe ibwami, ariko mu mutima we aragambirira, nta wundi muntu abibwiye, aragambirira aravuga ati sinziyandurisha ibyo kurya bya hehe. Igihe ikigeragezo cyari kije cyo kugerageza imibereho yabo, babashije gutsinda kubwo kwanga kwiyandurisha ibyo kurya bya hehe by'ibwami. Turi kwiga amagambo atubwira ngo gusenga, kwirinda no kugira gute, gusenga, kwirinda no kwizera. Izo ntwaro tuzifite twabasha gutsinda urugamba. icyo umwuka w'ubuhanuzi uvuga ku yandi masi, ya yandi abavumbuzi bagiye badukumbuza, ayandi masi ataracumuye. Tuhasanga amagambo avuga atya: Uwiteka yanyeretse kandi andi masi, nahawe amababa na marayika ajyana ahantu hera harabagirana, ibiti n'ibyatsi byaho bihora bitoshye, inyoni zaho ziririmba indirimbo nziza zituje. Abasa na Yesu abaturage baho ni beza kandi bose barareshya, ni banini kandi bose bafite ishusho igaragaza ibyishimo n'umunezero. Basa na Yesu. Nabajije umwe mu baturage baho impamvu ari beza kurenza abo ku isi yacu, aransubiza ati, mwumve igisubizo yamushubije: twitondeye amategeko y'iki Imana ni nziza. Impamvu bari beza, mwayumvise? Impamvu bari beza nuko bitondeye amategeko y'Imana. Imana ari ituyoboye tukagendera mu bushake bwayo, twaba beza. Bitondeye amategeko y'Imana, ntabwo twigeze tugira agasuzuguro. Abisi barakagira, aha dutuye ku isi tugira agasuzuguro nk'abaturage bo ku isi. Abaturage bo ku isi bagira agasuzuguro, bagira ubwibone. Ibyo iyo biranze umuntu, nubwo yaba afite isura nziza, ihita imuhindura mubi. Ntabwo mujya mubibona? Umuntu nubwo yaba ari mwiza cyane ariko akabasuzugura, baravuga ngo yewe ngo ari mwiza, ngo ariko agira gute? Ubwo bwa bwiza buracyarimo. Niba iyo bavuze ngo uriya muntu ni mwiza, ngo yari mwiza, abaswahili bo bavuga ngo sura si roho. Afite isura nziza ariko umutima we ni mwe. Niba arasuzugura, ubwo nyine ntabwo bigize gute, ntabwo biri bujyane. Nabonye ibiti bibiri, kimwe cyari igiti cy'ubugingo, cyahoze muri ya ngobyi. Ibyo biti byombi byari byiza, ariko abo baturage ntibari bemerewe kubiryaho byombi. Kimwe cyari kibuzanijwe, nuko marayika wari umperekeje arambwira ati, nta muturage n'umwe hano wigeze ajya ku giti cyabuzanijwe. Iyo bibeshya bakabikora baba baraguye. Iyo bibeshya bakabikora baba baragenje gute? Imana iradukunda, itwitaho, ariko ifite kondisiyo idusaba zitari izo kuvuga ngo hari icyo twagura, ahubwo muri twe nituyizera. Nubwo ari kondisiyo, ni kondisiyo umuntu afite ubushake bwo kuzijyamo, ubushake bwawe, amahitamo yawe. Amagambo ari mu byatuka byo bisi imperuka uhereye ku murongo kuri page ya 45 ugakomeza, ariko nafasha akantu gatoya. Akoresheje imyanzuro itarimo kwibeshya, uwo ni Uwiteka. Noneho abantu bagenda bica amategeko y'Imana, bakagenda bagira agasuzuguro n'ubwibone,
akoresheje imyanzuro itarimo kwibeshya na guke, Uwiteka arabara ibyaha by'amahanga yose, mu gihe imbabazi ze zigikomeje guhamagarira abantu kugenza gute? Kwihana. Mu gihe imbabazi z'Imana zigikomeje guhamagarira abantu kwihana, uko kubara ntiguhagarara, ariko ubwo umubare wagenwe n'Imana uzaba ushyitse, icyo gihe nibwo umurimo w'umujinya wayo uzatangira. Imana ibitse inzibutso z'ibyaha by'amahanga imbere, irakomeza kwiyongeranya mu bitabo byo mu ijuru, kandi mu gihe itegeko rizatangwa ko kuruhuka ku munsi wa mbere bizahanirwa, icyo gihe nibwo igikombe cyabo kizaba kimaze kugira gute? Umunsi Imana iraduhamagarira, iraduhendahenda kugira gute? Kwihana, kuva mu byaha. Muri Yobu 28 haranditswe ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kugenza gute? Yaba uyu munsi njye namwe twari tuzi ko turi injiji, kubera ko tukijya mu byaha, tukava mu byaha maze tukagira gute? Tukajijurwa n'Uwiteka. Hari amagambo njya nkunda yo mu Migani mu gice cya mbere, ngo umupfapfa ahinyura ubwenge n'iki? N'imibwiriza. Umupfapfa ahinyura ubwenge n'iki? Nubona hari impamvu ituma ubasha kunyega ibibwirizwa, uzatangire kumenya ko ubupfapfa bwagize gute? Bwaje. Nubona hari ubwenge buhari ahantu, warangiza ugatangira kubushyira hasi, kandi ubwenge nta wundi nubwo kumenya iki? Iyo umaze kumenya Imana, ubwenge buraza. Umupfapfa rero we ahinyura ubwenge n'ibibwirizwa. Nasaba buri muntu wese kugira ngo ave mu bupfapfa ajye mu ki? Ajye mu bwenge, yubahe Uwiteka, maze kujijuka kuboneke. Mu gihe umubare w'ibyaha byanditswe mu bitabo byo mu ijuru uzaba umaze kuzura, umujinya w'Imana uzagurumana. Bona nubwo Imana yihanganira umunyabyaha igihe kirekire, hari aho urugabano rw'umunyabyaha rudashobora kurengaho. Iyo urwo rugabano ruheruka rugezweho, nibwo amahirwe y'imbabazi arangira, maze hagatangira umurimo w'ubutabera. Urugabano rw'umunyabyaha rwamaze kugira gute? Kurenga. Imana irakomeza kuduhendahenda, muze mwihane n'ubushake. Kwihana n'imbabazi z'Imana, ubu ntabwo twabyishoboza, ariko uwo mwuka w'Imana uduhendahenda niyo dukomeza kuwuninira. Mbese kwihangana kw'Imana kuzagira iherezo? Kuzagira iherezo? Mu itangiriro mu gice cya 6, mu gice cya 6, Imana yarebye ububi bw'abantu bwari bumaze gukwira ku isi. Abana b'abantu b'Imana bamaze kureba mu bana b'abantu, barongoramwo abo bakunze, maze ubugome, kwigomeka ku Mana kuragwira. Imana ibabazwa n'ibyo abantu bagira gute? Ubona ngo yicuza icyatumye irema umuntu, ariko Nowa agira umugisha ku Uwiteka. Imbabazi z'Imana zari zimaze kugira gute? Zari zigeze aho zirangiriye ku munyabyaha. Nowa wari ugiriye umugisha ku Uwiteka. Imana kuko ikidukunda, ab'icyo gihe yabahaye umwanya wo kwihana, natwe yarawuduhaye. Siko bimeze? Yesu ari hafi kugira gute? Turi kwigana amagambo avuga ngo gusenga, kwirinda no kugira gute? No kwizera. Urwa mbere rwa Petero igice cya 4 umurongo wa 7,
rwa mbere rwa Petero igice cya 4 umurongo wa 7 bavuze ngo iherezo rya byose riri bugufi. Iherezo rya byose rigeze gute? Bugufi. Nuko mugira ubwenge mwirinda ibisindisha. Mugira ubwenge mwirinda iki? Ibisindisha. Mubone uko mugira umwete wo kugenza gute? Bibiliya twazisize. Nagira ngo tujyane muzibumbure kugira ngo ninjya nsoma natwe turi kumwe. Urwa mbere rwa Petero igice cya 4 umurongo wa 7. Iherezo rya byose riri bugufi, nuko mugira umwete, mugira ubwenge, mwirinde bisindisha, mubone uko mugira umwete wo gusenga. Imana ni nziza. Muri 2012 hari umubwiriza umwe wigeze aza kutubwiriza aho nasengeraga, aratubwira ngo umusinzi n'umusazi ni bamwe. Imana ni nziza. Umusinzi n'umusazi ni bamwe. Kubera ko ari bamwe. Nuvuga ngo abarundi bajya bavuga ngo ni biyayura mutwe, sibyo? Abanyarwanda bavuga ngo ni ibiyobyabwenge, sibyo? Ibiyobyabwenge ibiyayura mutwe. Ubwenge bwamaze umutwe wamaze kuyayuka ubasha gutekereza. Wanyoye ibiyobyabwenge abasha kumenya icyiza n'ikibi. Niyo mpamvu uwo mubwiriza yabihiranije avuga ngo umusinzi n'umusazi ni none icyo cyorezo kirateye. Uyu munsi turavuga coronavirus, abandi bakavuga ibindi byorezo runaka, ariko reka mabwire iki cyorezo nacyo kiroreka imbaga kandi kigahera ku bafite imbaraga n'abafite ubushobozi, bakagombye gukora ikintu cyiza kikabasha guhindura isi, kikabasha kuyigira nziza. Ariko uyu munsi icyo cyorezo kimaze kugira isi mbi ku rwego rurenze. Siko bimeze? Buriya iyo umuntu amaze gusinda nta ibyaha byose abikora, kandi akabikora yumva atari iki? Atari ibyaha, ari free, yumva atari ibyaha, kandi koko kuri we ntabwo ari iki? Kuri njyewe uri kubireba ntabona ari ibyaha, ntanyoye, ariko we ntacyo biba bigize gute? Kandi koko uyu mubajije byarangiye, hari n'igihe avuga ati ntabwo ntabyo narizi, kandi koko kuri we rwose ntabyo bagize gute? Ntabyo abazi. None hano baratubwiye ngo iherezo rya byose ryenje gute? Riri bugufi. Mubayobora baravuze ngo uzaza ntazatinda. Yesu ari hafi kugaruka. Ababivuga bamwe bakavuga ngo aracyari kure. Reka mubwire umugambi wa Satani. Ntabwo ikomeye baravuze ngo Satani azakomeza kuyobya abantu ababwira ko Yesu azaza, ariko atari ryari, atari ubu, atari vuba. Azaza ariko ntabwo ari iki? Kugira ngo abawugeze kumwitegura, ababuze imyiteguro ihagije ishyitse, igihe nikigera Yesu ahagurutse ku ntebe y'imbabazi, ahagurutse mu buturo bwera, ahagurutse mu buturo bwera, bizagenda bite? Azababwira ngo noneho mugende byo gusenga. Hari akamaro bizaba bimaze? Hari akamaro bizaba bimaze? Iherezo rya byose riri bugufi, nuko mugira ubwenge mwirinda ibisindisha, mubone kugira umwete wo kugira gute? Wo gusenga. Ibyo bintu bifite, hari amagambo yanditswe mu butumwa ku basore avuga ngo ntabwo tuzicuza imyanya minini twapfushije ubusa tujya mu birori, ahubwo tuzicuza umwanya munini twapfushije ubusa tutajya kugira gute? Kuganira n'Imana yacu. Rero igihe tugifite uyu mwanya no mu mpinduka zabayeho z'itorero ry'Abadiventiste, reka mbabwire, nusoma amateka y'itorero uzasanga abasore, umuntu wari urimo ukuze bashobora kuba 2 cyangwa 3. Barimo uwo musaza nababwiye Joseph Batesi, barimo James White wanditse igitabo cyitwa Guide de la Jeunesse,
mu cya 852, abandi hafi ya bose bari abasore 27, 25, 10 abo nibo babashije gukora umurimo muri icyo gihe. N'uyu munsi tukaba duhagaze tuvuga tuti itorero rifite ibyangombwa, ariko tutabisigasira bizaba ibyangombwa ko babifite, ariko bizaba atari ibyangombwa kuri twe. Imbaraga nyinshi rero z'abasore zigomba gukoreshwa kugira ngo zibashe guhindura kandi zihindure mu murongo muzima. Iherezo rya byose riri bugufi, nuko mugira ubwenge, mwirinde ibisindisha, mubone uko mugira umwete wo gusenga. Muri Yeremiya mu gice cya 18 umurongo wa 7 kugeza wa 10, igihe nzavuga iby'ishyanga n'iby'igihugu ngo bikurweho, bisenywe, birimbuke, ariko iryo shyanga navugaga rikava mu byaha, niriva mu byaha byaryo nzareka ibyago nibwiraga kubagirira. Kandi igihe nzavuga ishyanga n'iby'igihugu ngo mbashingishe intege kandi mbameze, ariko bakanga bagakora ibyaha imbere yanjye, ntibumvire ijwi ryanjye, nzahera ko ndeke ibyiza nari navuze ko nzabagirira. Imana ni nziza, iradukunda iteka ryose. Imana ni nziza. Igihe nzavuga iby'ishyanga ry'igihugu ngo ni itsinda, sibyo? Havuga ngo iri shyanga ngiye kuririmbura kubera impamvu izi n'izi, ariko noneho bya bindi bibi bari barimo bakagira gute? Bakabireka. Imana izaba ikibarimbuye? Buriya hari ubuhanuzi bubiri, ubuhanuzi bw'ikigombero n'ubuhanuzi ndakuka. Ntabwo naje kwigisha ubuhanuzi, ariko reka mvuge iryo jambo. Aya magambo ari mu buryo bw'ikigombero. Ikigombero barabyumva? Ni ukuvuga ngo nukora iki ndagukorera iki, nukora iki ndagukorera iki, ariko nutagikora nanone ndagukorera iki. Harimo iki? Ikigombero. Ariko noneho hari ubuhanuzi buvuga ngo kora iki gusa. Urumva ngo nta mpaka, nta byo wakora ngo bihindure. Nk'urugero, Yesu azagaruka. Ubwo n'ubuhanuzi buvuga ko Yesu azagaruka, tubyemera tutabyemera ntabwo tuzagira gute? Nta wamuhagarika ngo ntazaza. Yesu azaza byanze bikunze. Ni ihame ritagira gute? Ariko ahangaha umunyabyaha ntareke ingeso ze mbi, agakora ibyo gukiranuka, azabaho, azakizwa. Ariko niyanga kubireka azageza gute? Ari aya magambo Imana iri kubwira abantu, iri kuburira abantu, iri kubahendahenda. Aya magambo tuyiteho aya yo mu rwambere rwa Petero. Niba iherezo riri bugufi, ese riri bugufi kuri bande? Iherezo rya byose rigeze gute? Riri bugufi. Nuko mugira ubwenge, mwirinde. Ndimo kwirinda. Mwirinda ibisindisha, mubone uko mugira umwete wo kugenza gute? Wo gusenga. Abantu bamugira umwete wo gusenga kurenza igihe byari bigize gute? Kandi niba umwete ukenewe, hari igihe ukenewe ni iki ngiki. Niba hari igihe dukeneye gusenga ni iki ngiki. Ibintu byinshi biragenda byiyungikanya, kandi ibyo Yesu yarabivuze, nta gitangaje kirimo. Ariko ko byiyungikanya, ababibona n'ubundi Daniel yaravuze ngo abanyabwenge ntibazagira gute? Tubasha kubibona tukabifata nk'ibisanzwe. Ni ibigezweho nta kibazo, nibi nta kibazo, tukaba tubona ari ibisanzwe. Ariko uko tubona ari ibisanzwe ni bigenda bishyira iherezo hafi kugeza Yesu ageze gute? None Yesu nagaruka, gusenga bizaba bigikenewe. Avuze ngo birarangiye.
ukaba utarabanye nawe mbere ngo ugirane nawe umushyikirano mbere, hari icyo bizaba bikimaze. Ariko uwihishe muri Yesu, Yesu naza azanezezwa nuko Yesu agize gute. Ntabwo ndi buze gutinda, reka nze mbaha agatekerezo. Ubwo tugeze mu mwanya w'intuzi, tugeze mu mwanya w'amateraniro makuru. Sejo bundi ngiye kubaha agatekerezo katari agatekerezo, ni ibisanzwe byari biriho, ariko ni agatekerezo kajyanye n'ishusho y'amateraniro makuru. Impamvu habaga amateraniro makuru, Abisirayeli bakagandika bagakora ingando, bakagenda bagakora ingando ku buturo bwera, kwari kugira ngo barusheho kwicuza ibyaha byabo, babisabire kandi basabire n'umutambyi. Noneho nguyu umutambyi mukuru ntabwo tukimusabira, kuko we ntabwo yinjijwe ahera n'amaraso y'ihene cyangwa y'ibimasa. Babaga bari aho ngaho bari kwicuza ibyaha byabo muri iyo ngano bategereje. Ya minsi yarangira 10, umutambyi avuye ahera cyane, nawe ubwo yabaga yamaze gutamba igitambo cyo kwitambirira n'icyo gutambira ubwoko. Ubwo agiye kweza iki? Ubuturo bwera. Iyo yabaga asohotse mu buturo bwera, asohotsemo akaza akagera imbere y'iteraniro hariho umuntu utiyejeje, byagendaga bite? Yarabembaga. Ibibembe bishushanywa n'icyaha. Umubembe ntabwo yagombaga kuba mu bandi bantu, bagombaga guhita bagira gute? Bamukura mu ngando bakajya inyuma y'ingando. Ubu Yesu ari mu buturo bwera. Aya materaniro makuru tugenda dukora nayo kutuvugurura ngo ngira twibutse aho turi n'igihe turimo, ko dutegereje Yesu uri hafi kujya gute? Ari mu buturo bwera bwo mu ijuru. Mwiriwe ariko Yesu ari mu buturo bwera bwo mu ijuru, arimo aradusabira, ariko akeneye ko natwe imitima yacu izamuka none ikagira gute? Ikaba iri kumwe nawe mu buturo bwe. Akazaza nk'inshuti yacu tumutegereje. Uwo rero azaza agasohoka mu buturo bwera, kubemba kuzaba kuriho ntabwo ari ko kundi ko kuyakoherwa kwa kundi, ahubwo bizaba bigeze gute? Birangiye kuri twe kuri bo bishyiremo kugira ngo, kuko uyu munsi turacyafite umwanya wo kugira gute? Turacyafite umwanya wo kwiyeza no kwihana, ahubwo bizaba uwo muntu nasaba Imana ngo ateye kuba muri twe. Rero tugifite uyu mwanya, tumenye ko iherezo riri bugufi, nuko tugire ubwenge, twirinde ibisindisha, kandi tubashe kubona umwanya wo kugira umwete wo kugira gute? Wo gusenga no kubana n'Imana. Mu butumwa ku basore baranditse ngo isengesho ryacu rivuye ku mutima. Nuko ubu butumwa bwabera imbaraga ikomeye abasore bo mu itsinda ry'abategereje. Bo mu itsinda ry'abategereje gute? Y'abategereje bo hirya no hino ku isi, bugatunganya imico ya gikirisitu. Imana ni nziza. Bugatunganya imico ya gikirisitu. Uyu munsi umuyobozi yavuze ku bijyanye n'imico ya gikirisitu, abantu benshi bajya bigumura. Siko bimeze? Kubera ko bigumura ibigezweho, abantu hafi ya twese turabishaka ibigezweho. Rero Bibiliya yo yabicyaha kubera ko kamere indimo ikabyutsa ibindimo nyine, nkumva wa muntu uri kubimbwira ari mubi. Namara ntabwo umuntu ari mubi, ahubwo ari kumbwira icyo ngomba kugira gute? Icyo ngomba gukora. Hano rero batubwiye ngo isengesho ryacu rivuye ku mutima. Abasengeraga abo basore, nuko ubu butumwa bwabera imbaraga ikomeye abasore bo mu itsinda ry'abategereje bo hirya no hino ku isi, bugatunganya imico ya gikirisitu, kandi bikabaha imbaraga nshya ibasunikira gusohoza inshingano ikomeye twahawe, ariyo kugeza
ubutumwa ku batuye isi. Mwiriwe? Mwiriwe? Abinyuma turi kujyana? Yes. Inshingano yacu ikomeye ni ukugeza ubutumwa ku batuye isi. Niba mujya mubona ku kirango cya Ajiya, uyu munsi nabwo isabato ya Ajiya, kirango cy'umuryango w'abasore, hariho abamarayika batatu bafite impanda berekeje ku isi. Nta yindi iyo rogo icyo isobanura ni uko ubutumwa bugomba kugera hehe? Isi yose. Ubwiza bw'abasore ni imbaraga zabo. Isengesho ry'uwasengeraga abasore ni uko bagira imico ya gikirisitu. Imico ubwayo iravuga. Nimugoroba watwigishije yatubwiye ngo abari ku mucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu bose, kugira ngo nibabona imirimo yanyu myiza bahereko bahimbaze So wo mu ijuru. Ntabwo niyo nabasha kuvuga nkavuga indimi z'abamarayika, ariko imico yanjye ikaba ari imico itari ya gikirisitu. Ikibwirizwa cyanjye mbanagize gute? Umuntu umwe yaganiriye na mushiki wacu Ellen G. White, aramubwira ngo uramutse umenye ko Yesu azagaruka mu mwaka umwe cyangwa mu myaka ibiri wakora iki? Uramutse ubimenye ko Yesu azagaruka mu mwaka umwe cyangwa mu myaka ibiri wakora iki? Uwo muntu yagiye kumusubiza aramubwira ngo icyo nakora nagerageza kwitunganya, nagerageza gusenga, nkabana nawe mu masengesho, nkabana nawe cyane. Icyanyuma nabasha gukora nuko nabwira abandi bose, nkagerageza gukora ibishoboka byose ngere ku bantu bose bamenye ko agize gute, ko ari hafi. Arongera mubaza ikindi kibazo ngo none se uramutse umenye ko atazaza mbere y'imyaka 20 wagira ute? Mwana ni nziza? Ndamutse menye ko atazaza mu myaka 20, icyo nakora nakomeza nkibera mu byo narindi, kubera ko n'ubundi nzi ko yaramubwiye ngo mbega kwikunda. Abantu turikunda, siko bimeze? Turikunda, ariko uramutse umenye ko Yesu ari hafi cyane, wakora ugakora ibishoboka byose. Reka nze nyasome kugira ngo tuze kuyana. Mushiki wanjye White, mbese waba utekereza ko umwami azaza mu myaka 10 iri imbere? Nanjye ndabazanye, ariko se itandukaniro ni irihe kuri wowe? Aramutse aje mu myaka 2, 4 cyangwa 10? Aransubiza ati ndibwira ko nahindura imikorere ndamutse menye ko umwami azaza mu myaka 10. Ndavuga nti wakora iki? Ati nagurisha umutungo wanjye maze ngatagira gucukumbura ijambo ry'Imana, nkagerageza no kuburira abantu, mbahendahendera kwitegura kuza. Nagerageza nagurisha bwa mbere, ngagurisha umutungo wanjye, ngacukumbura mu ijambo ry'Imana. Mbese turacukumbura? Yego, niba ducukumbura Imana idufashe rwose ibidushoboza. Ngacukumbura mu ijambo ry'Imana kandi nkagerageza guhendahendera abantu. Mu kanya numvise batagitangaza ngo tujye kurarika, ko bimeze? Nkagerageza guhendahendera abantu mbabwira ko Yesu agize gute, ari bugufi. Nakwinginga umwami kugira ngo mbe niteguye kumusanganira. Nakwinginga umwami wanjye kugira ngo mbe niteguye kugira gute. Noneho ndamubwira nti
umenye ko umwami atazaza mbere y'imyaka 20 imbere, wakwifata ukundi. Aransubiza ati nibyo niko nibwira. Uramutse umenye ko atazaza mu myaka 20, wakwifata ukundi ngo nibyo niko ngeza gute niko nibwira. N'uyu munsi abantu benshi Satani agenda ababwira ko Yesu atazaza vuba, ariko ibimenyetso Yesu yatanze byose bigira gute, birabigaragaza ko ari hafi cyane cyane. Yesu ari hafi cyane cyane. Ariko noneho mwumva uyu muntu ibyo yavuze, aravuga ati noneho nanjye niko nibwira. Iyo myaka iramutse yiyongereye nakwifata ukundi, nta kibazo, ntacyo byari bimbwiye. Iyo myitwarire y'imibereho ya gikristo ntacyo yabigize gute. Uyu munsi dukeneye guhindura imico yacu, tukambara indi mico igaragaza ko Yesu ari hafi, kandi ko tukamuhendahendera ko naza yazasanga twiteguye, maze tukamwakira mu mitima yacu kandi akaducira mu bwami bwe. Byashoboka ko nge namwe tutiteguye, birashoboka. Maze uyu mushiki wacu aramubwira ngo mbega kwikunda kubona yibwira ko yakwitwara ukundi aramutse amenye ko umwami we azaza mu myaka 10 iri imbere. Enoki wa wundi nababwiye yagendanye n'Imana imyaka itari munsi ya 300. Ibyo bikwiriye kutubera icyigisho no kutwereka ko tugomba kugendana n'Imana buri munsi. Nta mutekano twaba dufite turamutse tutamutegereje turi maso. Igihe ni kigufi kirihutirwa. Igihe ni kigufi kandi kirihute. Igihe ni kigufi kandi kirihutirwa. Iyo umuntu ahuye mu mwanya muto ntiwawubara mu isaha, ntiwawubara mu minota, ntiwawubara mu munsi, ariko bakubwiye mu mwanya muto. Umwanya muto ni indeterminate. Ntabwo wamenya ngo uyu mwanya unganike, ni muto gusa. Umuntu akubwiye ngo few minutes wamenya ari ngaho. Ni bikeya, ntabwo tuzi ngo ni ngaho. Yesu ari bugufi cyane. Igihe ni kigufi. Kandi icyo gihe ntabwo nge namwe tubasha kuvuga ngo niki. Ni nayo mpamvu yatanze ibimenyetso kugira ngo uko bizajya bigenda biza tumenye ikimenyetso cya nyuma. Aricyo cyakindi bari kuturarikira. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose. Nibirangira Matayo 24:14. Kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, nibwo imperuka izageza gute, izahera ku isi. Uyu munsi ubutumwa barabwirizwa, umva social media barabwiriza, WhatsApp, kwandika, Facebook, iyo mirongo yose irakora ibwiriza ubutumwa. Nubwo harimo ubutumwa bw'ukuri n'ubutumwa bw'iki, byose birimo birakora. Icyo umuntu azumvira nicyo kizagira gute, icyo kizamutwara. Ubasha kwihitiramo rwose, ugafata amahitamo n'ayawe, ukumvira ukuri cyangwa ntukumvire, ntacyo bivuze. Cyangwa se ugahitamo kumvira ikinyoma. Ubushake ni ubwawe. Iki nicyo Yesu yifuza ko mu ntekerezo zacu, ubugufi bw'igihe ubwo tuzaba duhagararanye n'abacunguwe ku nyanja y'ibirahuri, dufite inanga z'izahabu n'amakamba y'icyubahiro, turi imbere yo kwaguka kw'iteka ryose. Nibwo tuzamenya neza ko igihe cyo gutegereza no kugeragezwa cyari kigufi. Abantu bazaba bacunguwe nibo bazamenya ko igihe cyo gutegereza cyari kigize gute, cyari kigufi. Twabonye ibintu bibiri by'abantu bari mu masi ataracumuye. Baravuze ngo
icya mbere ntabwo twirataga, twagira agasuzuguro, kwirata n'agasuzuguro birasa. Icya kabiri twumviraga amategeko y'iki? Iyo niyo mpamvu bari bari aho ngaho. Uyu munsi natwe nitumvira amategeko y'Imana akatuvana mu buryo bwo kuyumvira by'amagambo, tukagira gorora imico ya gikirisitu ikaba imigendere bizima, tuzicarana na Yesu ku nyanja y'ibirahure, kandi tuzabasha kubona ko noneho cyagiye cyari kigufi kuko twabashije kukiteguramo. Ariko abazaba baranze kumvira icyo gihe kigufiya bagafata imiburo minenembwe niko abarundi n'ubundi babivuga, icyo gihe bazabona ko batinze cyane. Kuko iyo baza kumenya ko ari kigufiya byari kugenda bite? Iyo baza kumenya, uramutse nk'uko twabibonye, iyo baza kumenya ko igihe cyari kigufiya bari kubona umwanya wo kwitekerezaho, bakabona umwanya wo kumva ibyanditswe neza, bakabasha kubyinjiramo, bakabasha gukora icyo Bibiliya iri kubasaba, bakumva icyo Yesu ari kuvuganira nabo mu ijambo rye, maze bagakora icyo Yesu agira gute ashaka. Ariko kuko batinze ntabwo bazongera kubona ko igihe cyari kigufiya. Ariko twebwe abazaba bacunguwe twicara aho ngaho, noneho tuzabona ko bya bindi byakorwaga koko igihe cyari kigize gute, cyari kigufi. Amagambo ari muri Luka 21:36, nuko rero mujye muba maso, musenge iminsi yose kugira ngo mubone kurokoka ibyo byose byenda kubaho no guhagarara imbere y'umwana w'umuntu. Nuko rero mujye muba maso, musenge iminsi ingana iki? Musenge iminsi ingana iki? Dusenge umunsi umwe dusinzire rero twongere ducumbukuke. Ntabwo ariko bimeze. Dusenge iminsi yose kugira ngo tubashe kubona ko turokoka ibyenda kugira gute, imigaro iraza n'ibindi byose. Ariko abazaba bari mu bwihisho bw'isumba byose bazaba mu gicucu kigira gute, kishobora byose. Musenge iminsi yose kugira ngo mubone kurokoka ibyo byose byenda kubaho no guhagarara imbere y'umwana w'umuntu. Amayeri Satani akoresha kugira ngo akomeze kuzimiza intekerezo z'abantu, handi Petero yatubwiye ngo twirinde ibisindisha. Satani mu mayere ye amaze guteranya ingabo ze, akoresha uburyo bwose bwo kugirira nabi, bwo kugirira nabi nk'uko bishoboka kose umuryango w'abantu. Satani akora ibishoboka byose ngo agirire nabi umuryango w'iki w'abantu. Nanjye ndi umuntu, nawe uri umuntu, n'undi ni umuntu, siko bimeze. Uwo muryango rero w'Imana yaremye igashyira ku isi, ntabwo Satani wishimiye, ashaka ibishoboka byose ngo awugirire nabi. Yakoresheje imigambi ye rero yabo bungikanya kugeza ubwo Satani yatekereje inama. Iyo nama yatanze yari gufata imbuto z'imizabibu n'iz'ingano n'izindi n'ibintu Imana yatanze ngo biribwe, maze abihindura uburozi bwica. Maze abihindura uburozi bugira gute? Bwica. Inzoga zikarishye ziva mu mbuto, siko bimeze. Kandi imbuto tuzitegeka abantu ngo bazirye, siko biri. Niko narengera ubuzima tubwira. Abizi ikiganga ntago bakubwira ngo kugira ngo uzagire amagara mazima uzarye imboga gusa, barakubwira ngo uzarye imbuto, siko bimeze. Kubera ko bazi akamaro k'imbuto, bazi akamaro k'imboga, bazi mbese imirire. Nigeze gukora formation ijyanye n'imirire, ikanya gatoya nanjye wenda nabambiziho gatoya, ariko reka nivugire kuri ibyo ngibyo bibiri. Imboga zihari, ntugire imbuto, akamaro k'imboga ak'imbuto ntabwo kaba kagize gute, ntabwo kaba kari mu mubiri. Uramutse uriye imbuto nturye imboga, akamaro k'imboga ntabwo kaba kageze gute, ntabwo kaba kari mu mubiri.
uvuga ngo haba ari ibyo ubura. Satani rero mu mayere za mbuto z'Imana yaremye kugira ngo zifashe imibiri yacu, ziyihe ubudahangarwa bw'umubiri, azihinduramo iki? Uburozi afata imizabibu yihinduramo inzoga, ahereza abantu ubwenge butuma babasha gutransforma ibintu bakabihindura. Bamara kubihindura bikageza gute? Bikabica. Iyo batangiye kubinywa babona biryoshye. Niko Salomo yavuze ngo ntukishinge vino kubirira hehe? Ibira neza. Kandi ngo mu kanwa ikaryoherera, ariko nubwo ntabwo nzi n'ibiryoherera. Ariko ngo nyuma igeze gute? Itema nk'impiri. Igatema nk'impiri. Iyo yamaze gutuma umuntu mu muringoti n'ahandi ngo aravuga ngo bampondaguye, ariko sinageze gute? Sinumvise. Rero dukwiye kugira ubwenge twirinda. Reka dusoreze kuri iri somo ryo muri Luka. Ibintu birahinduka bikaba bibi ku bantu bose batiteguye. Birahinduka bikaba bibi ku bantu bose batageze gute? Batiteguye. Niba tudafite umwete wo gusenga, ntitugire umwete wo kubana n'Imana, ibibi n'imigaru byose bizatwikubitaho kandi bizadusenya. Ariko hano batubwiye ngo nuko rero muje muba maso, mubiki musenge iminsi ngana iki? Iminsi yose. Musenge iminsi yose. Atari kuvuga ngo nzaya gusenga kubera ko babindarikiye. Kuno turateranye, sibyo? Kuno turateranye, turimo turaganira ijambo ry'Imana, ni byiza. Ariko ujye ufata n'umwanya wawe wihariye. Musenge iminsi yose. Uyu munsi ni ku isabato n'umunsi wo guterana, ariko iminsi yose ntabwo ari ku isabato gusa. Siko biri? Musenge iminsi yose. Rino somo ndarisoza nyuma tumaze kuvuga ku ndirimbo ya 28. Ijambo yari hehe? Ibumbura indirimbo ya 28. Yego. 28 ndaza kuririmba tumaze kongera kuririmba. Namwe muririmbe amajwi yanyaze. Shaka gutungana yuhorusenga bana Uwiteka ujumumvira yukunda abakristo fasha barembye uzaba nkawe
uhora ugira gute usenge korana na Yesu iyo uvuye mu rwiherero igihe kimwe Mose yagiye kubonana n'Imana ku musozi amaze kubonana nayo aje mu iteraniro ry'Abisirayeli babona yahindutse babona ariko kurabagirana ubwiza bw'iki bw'Imana umuntu wese ubana na Yesu uzamubonamo nde abantu bose bazamenya kuhorana na Yesu kuhorana nawe ingorane z'isi mu kutabana n'iki n'Imana kuko twagiye tubibona ababanye n'Imana batandukana n'ibikorwa bibi imico y'Ikristo bayigira hehe mu ijambo ry'iki ry'Imana kubera kubana na Yesu nuko mujye muba maso musenge ibisi yose kugira ngo mubone kurokoka ibyo bigenda kubaho no guhagarara imbere y'Umwana w'umuntu mube maso musenge iminsi nganiki yose waba umusore uri hano waba umubyeyi nawe waje guterana n'abasore Imana igumugisha nawe niba uri n'umwana mutoya ukaba waje guterana n'abasore ijambo ry'Imana riraturaritse ngo twabibonye ku mutwe w'icyigisho tugira ngo gusenga kwirinda no kugenda gute no kwizera icyo wasaba utakizeye ntabwo wakibona Yesu yaravuze ngo musabe mugeze gute mwizeye kw'ibyo musabiye kugira gute gusenga wizeye kuko uwo wizeye ari uwo wonyine kandi ufite ubushobozi bwose tugire gusenga tugire kwirinda kandi tugire kwizera ibyo dukeneye byose biri mu kuboko kw'Imana izabiduha ubw'ubuntu bwayo kandi ndabyifuza buri muntu wese mu izina rya Yesu.